Hello, nizera ko meze neza abakunzi banjye amazina yanjye ni Moza nkuko bisanzwe. Mboneraho gushimira abantu badukorera sabu batwereka urukundo umunsi kundi badukurikina 5 kuri 5 nanasuza bari hanze y'u Rwanda. Imana igomeze kubandebera icyoroshye. So amazina yanjye ni Moza nkuko nabivuze, wowe uri kureba ikiganiro witwa Ande. Rero tugarutse no ku kibazo n'ubundi dukomeza tugira inama bagenzi bacu, tugarutse n'ubundi ku kibazo cy'umukobwa w'umushuti wanjye, umukunzi wacu umufana uri kugisha inama. Amazina ye bamwita Denise. Denise aragira ati mfite imyaka 20 nuye mu Rwanda. Denise yaje kugira gutya akundana n'umu diaspora, nyine umugabo w'umuzungu, umugabo n'umuzungu bahuriye kuri Instagram, baramenyana barakundana, babanza kuba inshuti, baraganira, bahana nimero, bakajya bavugana WhatsApp na video call. No Denise yari afite umukobwa w'umushuti wiwe n'ubundi. Uwo mukobwa barabanaga, arangije uwo muzungu bakomeza guteretana, baba inshuti, bagiraho barakundana, buri umwe abwira undi ko yamukunze. Umudiaspora, uwo muzungu aramubwira ati ngomba kukugushakira ibyangombwa ukaza kunsura. Uwo muzungu nyine aba muri Australia, amuha amafaranga, aratega ajya kumusura. Denise yarishimye, aravuga ati nibwo bwa mbere mu by'ukuri nakubeshye, byaranshimishije, nibwo bwa mbere nangiye kujya, niwe muntu wa mbere wanjyanye mu ndege, niwe muntu nyine yatumye niyumva nk'undi, nyine niyumva ko ndi umuntu urenze, ndi umukobwa w'igitangaza. Fone ya mbere ihenze yatunze niwe yayimuguriye, umwenda wa mbere mwiza niwe yawumuguriye, buri kimwe cyose yari afite gihenze yakiguriwe n'uwo mugabo we w'umudiaspora. Umudiaspora agiye kumusura, amarayo ukwezi, bararyoshya, aramusohokana, mugurira impano, nyine byari byishimo pe, byari byishimo. Yaravuze ati narinzi ko nyine wenda agiye kungurisha n'ibindi nyine, yagiye afite ubwoba, avuga ati ariko nyine agezeyo bigenda neza, arishima, araryoshya. Igihe cyo gutaha kigeze, arongera amafaranga, mu amagift, mu imikufu ikoze muri diama, amashaneti ahenze bya danje. Agaruka mu Rwanda, uri kumva yari afite umushuti we babanaga, nyine uwo musista yarigaga anakora akazi ko muri salo, nyine asuka. Ubwo ngubwo ageze mu Rwanda, umushuti wamwakira neza, ababyeyi be, nyine abantu bose bishimye. Araza noneho nyine uwo mukobwa umushuti we yamwereka nyine ibintu byiza yamuguriye n'ibindi bihenze bya danje. Arangije aramubwira ati ni shere wanjye wabimaye. Noneho umukobwa aravuga ati se waretse nge, nyine uwo mukobwa yakundana, nyine yakundaga uwo mushuti we bya danje, amukunda, umve ngo yaramukundaga, umve ngo muri ibyo bintu bamuhaye, yamuhayemo imikufe. Uwo mushuti we yamuhaye, nyine uwo mushuti we babanaga yamuhaye imikufe, amuha amafaranga, amuha ku myenda, nyine barasharingaga, buri kimwe cyose barabanaga, barambaranaga, buri kimwe cyose nyine bagasharingana. Ubwo ngubwo umukobwa yaje kuba ari kuvugana na boyfriend we kuri video call, arangije umushuti we araza itajyamo, aramumuha nyine, amubwira ati uvayo uvugishe sheri. Baravugana, baraganira, bahita baba inshuti nyine. Uwo mukobwa ahita aba inshuti na sheri wiwe nyine n'uwo muzungu we, bahita bahana nimero. Umukobwa aramubwira ati reka nguhe nimero z'umusitsa tubana, nuzajya mbura uzaza unshakira kuri nimero y'uyu musitsa, nyine turabana. Abahanye nimero, ubwo umukobwa atangira kujya yandikira wa muzungu. Noneho icyari gitangaje nyine, uwo mukobwa nyine uwo mushuti we yari mwiza kumurenza, afite ubwiza buruta ubwiwe. Arangije amubwira ati, uwo muzungu aramubwira ati rero muzagaruke kunsura. Umukobwa aramubwira ati naribi ngiye kubashakira nanone ibyangombwa, uzane n'umushuti wawe mu nsure. Umukobwa arabyemera pe, aravuga ati n'umushuti wanjye naribi, burira indege baragiye, basubiye muri Australia. Umuzungu abakira neza ku kibuga cy'indege, byari umutekano, nta kibazo nyine, nta nzara, nta nyota. Kumva niyo ugiye mu ndege nyine aba ari ibyishimo.
nyine aba ari ibintu bidasanzwe umuntu yumva nk'inzozi. Arangije umukobwa ikosa yakoze, yabaye inshuti n'umukobwa mwiza pe, ateye neza, afite ikibuno, umukobwa muremure mwiza ushabutse. Sibageze muri Australia, umuzungu ahita akunda uwo mushuti we, nyine aramubenguka bro, nyine aramukunda, nyine aramwishimira, aba ariko navuga. Uri kumva umukobwa yamenyanye n'uwo muzungu kubera nyine umushuti we, nyine uwo mukobwa yafashe umushuti wamuhuza na boyfriend, amwurije indege, aragiye baramenyanye, nyine barajya kurara mu mahoteli, bararya, bajya koga ku mazi, barongera bagaruka mu Rwanda. Uko bagarutse mu Rwanda, uwo mushuti nyine akatangira kujya yandikira boyfriend uwo mukobwa babana, akamwandikira akamubwira nagukunda, nagukunze, ndakwishimiye, atangiye kumubwira ngo iminsi y'umuzungu nawe nyine yarabonye umukobwa mwiza kurusha wa musheri we bahuriye kuri Instagram. Arangije aramubwira ati nyine uwo mukobwa w'umushuti we ahita amutera agapapa, amutwara sheri we. None uwo mukobwa ntabwo yigeze abimenya, nyine umukobwa akomeje kumwihishamo, akaza amwereka ko nta kibazo, kugezaho uwo mukobwa nyine uwo mukobwa atandukana n'uwo mushuti we babanaga. Uwo mushuti we ajya kuba mu rugo iwabo, noneho akajya yandikira sheri we video call, bakavuga na message, amubaza uko umeze, nyine amwereka ko amukunze, gusa nyine mu by'ukuri baramubeshyaga. Arangije aragenda, noneho nyine uwo mukobwa akorera n'umushuti we yamukundaga cyane, yajyaga kumusura mu rugo iwabo, akagenda akamusura, akamubaza umeze ute, nyine bakaganira, bagakina, bagaseka, bakishimana, umukobwa akongera gutaha. Noneho nyuma y'ukwezi batabonana, nyine urukumva nyuma y'uko avuye muri Australia we n'uwo mushuti we haciyemo nk'umwaka. Arangije uwo mushuti we ariko aguma gukwegana na boyfriend we, na boyfriend w'uwo mukobwa atangira kujya nyine amujyajya, amubeshya, amwereka ko amukunze, kumba ashaka kumutwara sheri we w'umuzungu. Kandi umuzungu nawe yari yakunze uwo mukobwa pe, yabonaga ari mwiza kurutsa boyfriend we. Birangije umukobwa arangije abwira wa muzungu ngo nshaka kuza kugusura. Umuzungu nyine abimwemera, amubwira ati okay nanjye naribe, arongera asubira kumusura muri Australia. Noneho uwo mushuti we nyine urukumva yagiye yihisha atabibwiye nyine umushuti kajya gusura sheri wiwe. Umukobwa yagiye ahamagara wa mushuti we akamubura, nyine akubona nimero ye nagiriho, yabaza abana se runaka yagiye he ntago tubizi. Nyine umukobwa bigira byose byagenze ute, yajya kumusura mu rugo wabo akavuga ati ntago tuzi ngo hari umushuti we yagiye gusura. Umukobwa akibaza ati se ko twari inshuti, kubera iki nyine yagiye atambwiye. Atangira nyine kubigiraho ikibazo, ariko nyine ntago yabitinzeho cyane. Hashize iminsi nyine ubwo mukobwa yaragiye mu gihugu cya Australia, ajya guhura na sheri w'abandi, baraganira, barishimana, barinjoyinga, nyine urukundo ruraryoha, baratiritana, aramusohokana, muhimana, amugurira imyenda, amafoto arafatwa ku mazi, ku ma etage, ku mahoteli, ahantu harenze hose, nyine ariho bagiye kurira ubuzima. Noneho ikintu aragaruka mu Rwanda. Noneho nyine umukobwa nyine amuhamagaye, yumva nimero yiwe iri, ariko nyine avuga ati nari naragiye gusura umushuti wanjye ariko nagarutse. Arangije aramubwira okay nari ibintu byiza, nari ngukumbuye, nyine birarangira. Noneho umukobwa aza gufata amafoto yafashe n'uwo mugabo wiwe, nyine afata amafoto bari muri hoteli, afata amafoto bari gusomana, arangije yashira kuri arayapostinga kuri stati za WhatsApp, amubwira ati I love you my husband, nyine amubwira ukuntu yamushimishije, amubwira nyine ko ibikuba yari ari kumwe nawe byari agatangaza, nyine yandikaho utuntu twinshi, nyine ngo nyine amutera imitoma ya danje. Noneho umukobwa mu kubipostinga yibagirwa guhayidinga wa mushuti we, nyine wa mukobwa nyine yatumye amenyana n'uwo muzungu, yibagirwa kumuhayidinga. Abona amafoto, agwa mu kanwa, akubitwa n'inkuba.
arangije ahita ahamagara umukobwa aramubwira ati se ibintu nabonye ni ibiki. Noneho yaramuhamagaye ntabwo yasi yamufata. Umukobwa agiye kureba kuri sitati kwa kundi nyine ujya kureba sitati za abantu bazirebye, ahita abonamo na wa mukobwa. Ahita kwitwa n'imwe avuga ati mana yanjye, nyine ifoto ahita ayikura kuri sitati. Gusa ayikuye kuri sitati uwo mukobwa yayibonye. Abaramuhamagaye aramubwira ati niko madamu ukambwira ukuntu wagiye guhura n'umugabo wanjye, kuki wagiye hanze sumbwire, kuki wagiye muri resitora ari gukorera indege ukajya kureba boyfriend wanjye utambwiye, washatse kugaragaza icyo washatse kugera kuki. Amubwira ati sorry, nyine nagiye kumureba ari umushuti wanjye, nyine arambwira ashaka ko njya kumusura kandi sinkubwire. Nyine umukobwa biramubabaza pe, byaramuriye arababara. Arangije amubwira ati uramemukiye, urangambaniye, nago wakabaye nkora ibyo. Nyine umukobwa ararira arihanagura, birangira wumve ngo byarangiye. Nyine uwo muzungu yaramwanze ahita akunda uwo mukobwa. Arangije bigeraho nyine umuzungu aramubwira ati rero naragukunze, amwoherereza amubwira ati vaye tubane. Umukobwa yurira indege ajya muri resitora hariya, aragenda akora ubukwe abana n'uwo mugabo. Nyine uwo mukobwa wundi arababara, niwe yari yajyanye umushuti we. Nyine mani meraho nanagira inama abakobwa, mwabakobwa mwe nimba nzabagira inama kugeza ryari, ni gute wowe wifata ugafata umukobwa w'umushuti wawe ukamuhuza na boyfriend wawe? Se mani ubu uri gutekereza iki n'umukobwa unakurusha ubwiza bro? Umukobwa ukurenza afite ikibuno, afite amaguru, handi umutipa mureba kamera amazi. Nyine ubwo uri kumva ko uwo mugabo nakoreka nceceke ntacyo mvuze. Gusa nyine uwo mukobwa yarababaye ararira aravuga ati ni gute umushuti wanjye yangambanira bigeze ahangaha akanwara shiri wanjye. Gusa nyine umukobwa ibyo ntabwo yarabyitayeho, yarabonye umugabo w'umuzungu ajya kwibera hanze, undi nawe agomeza gupfira muri sala ari hakora, nyine ari hakora. So guys, nyine iyo story niyo nari mbafitiye. Ni story nashaka kubatera, nagira inama abakobwa mbabwira ati mwabakobwa mwe mucane ku maso. Abakobwa bubo bararakaye kandi n'abagabo barabuze. Rero nubona umugabo ufite amafaranga ukajya kwigira ikigo tukajya kwasamangura, nangiye iyo abarenge pe nari kumutwara. Gusa nyine iyo ni story nashaka kubabwira. Mukomeze kugubwa neza, Imana ibandebere ikirusha, ndabakunda cyane, bye bye.